kuba komisiyoneri k'iminsi ko karagoranye ikibazo ni kubona abakobwa babiri badutumye biragoye mani ntabwo twababona ese basi umva se none se rese karamutse meze n'uraho uri keza turi ko azareka itereta wana tabwire iki tugenda gahunda ihari ngo tubabaze nimba mwaturangira turi gushaka abakozi babiri b'abakobwa bajya gukora muri hoteli ari bari kumwe n'uyu nguyu urumva ni babiri ese namwe muragashaka aha turariye ntabwo tugoye oya biragoye biracyagoranye no kwa dutumye abantu babyibushye n'abandi oya ikibazo ni uyu nguyu opima santimetero zingana nyine mbwira santimetero zingana 50 kandi yagutumye 80 umva widuha ibikuta sibyo witubwire cyane ushaka uyu mukobwa ni mugufi ikindi nawe ntabwo wakwemerera nano kirukoze ndaranze ko by'umuntu atakora akazi ahubwo wakora akazi mbona no bashaka umva se ubundi hari ikintu ubugufi twabujyana ko uretse hari ikintu wibagiwe uno mukobwa badutumye abakobwa kandi ngenda hano yari umugore ikindi arananutse ndi umugore hehe ikigaragaza ko ndi umugore niki uretse ture kutara umugore ibyo bitenge se wambaye n'iby'abaki urajya ku muhanda guhanyo Uzvikane. Nese ibyo bitenge yambaye. Okay, buretse. Abatubere twigende cyo gushaka abandi. Aya buretse. Reko no bafite amahane. Badutumye abantu umuntu ubyibushye. Baronge badutuma aba umuntu. Ubyibushye mo gake muremure. Urashaka akazi cyane. Uryoshye. Kuba nanose ntabwo yakora akazi. Nawe reba. Na nyashi. Santimetero nakora kuko. Naki. Mbese kamwe bikingo sibyo. Umukiriya yaraje. Ashatse kuvuga ko shaka umuseriveri umeze neza fresh. Upima 80. Ndakujyanye. Ehehe. Hanyuma se upima bengahe ma? Ngende no muri 75. Niba ari n'inzoga kwifundura bisaba iki? Ese maratinga wenda. Ese ntabwo naza ngapfundura nkabo. Toreka nkubaza. Ikibazo kuduhereza sibyo? Yatoreka nkubaza. Ikibazo ni ubugufi ufite. Uyu nguyu akaba nanutse. Buretse mwibarize. Atoreka nkubaza ikibazo. Wowe waterura ubu bibaye ngombwa ko umukire muri kumwe cyangwa uri guseriva yasinze afite 150 wowe wamuterura. Abo twabonye bamwe baranutse abandi ni bagufiya. Sinzi niba wamuzanye muri ako kabari. Kandi ukamuza nicyo ushinzwe nk'umuseriveri. Ako ntabwo wabemera. Okay, nagerageza nafata ikibando nkamuha agatsinda. Ntabwo wabemera. Reka. Ni bagufiya abandi baryama. Sawa rero ntabyo guhiga abandi. Arakaryamira imari ry'amari. Uretse abana nakazi bashaka. Ndiye nkajya kumuryamisha. Wake y'abakiriya muri iyo hoteli kubasasira kubaryamisha. Uretse gatoki byo. Kujya kuryamisha hoteli. Mbese akazi ntabwo kiri amafaranga. Kujya kuryamisha. Uza amafaranga. Uretse muri byo. Ukumva? Ayabandi ukumva. N'umusikani. Uri tubajyane. Uza amafaranga gahemba. 500. Mani sa. Niyo kahemba miliyoni harimo kugenge kumuryama. Byirengagiza. Ibyo byo reka tubyirengagiza. Reka amafaranga ukumva uri tubajyane. Ndumva nta gahunda afite kandi mumbwira amafaranga mushaka nyabenge. Sengari. Reka mani tujye mu kazi. Kuko ujya kwicuruza ukajya guha abakiriya. Ugiye gukora akazi ntabwo ugiye kwicuruza. Hanyuma se kubwiye ngo kujya kuryamisha umukiriya wumva iki? Hari icyo bitwaye se umuntu. Oya, no gusinduka. Ubwo uraza kujya kwirirwa udandika. Njye nta Zarazo senkari tugere amafaranga nyagutangire bananabiza. Umukobwa nayo ni sinyabuze ndafite. Akwiye byo kujya kuryamisha abakiriya ku kazi sa kanjye ntabwo nagashaka. Okay, none warere kugira ngo barangire. Urashaka akazi. Urashaka cyane ugashaka. Akazi ndagashaka kujya kuryamisha abakiriya ntabwo biri. Nimba utagashaka cyangwa ugende. Okay, ndagenda n'amahoro. Urashaka akazi. Ndashaka akazi. Hanyuma turakura hehe none wari mananu wewe ko ugende ubu Mwebwe muri babisi ndaguha 50 nawe 50 akase 100 kwa kurangira akazi ka miliyoni Ngoze tumifege Okay, murashaka ngahe 500,000 Reka mbaye 100 kugira ngo ubone akazi uzana 400 tukurangira Reka mbaye byose utujye mu kazi n'ufite indi mukobwa nawe muzane ute mujyana muragenda muri babiri Muse nje ndishira ku giti cyayi nishyuye n'undi ese kuko ari badutumye abantu babiri Reka mbere basi reka newe ku giti cyawe twishakira undi kuko n'ubundi niko kazi tweyemo dore izuba ryatwishe ibyunzwe byatwishe kira vuba murada yaba mufite kode ariko kanda akanyenyeri tugere vuba tugere
ariko nibutse akantu reka hari umuntu turi bujye kuguza ngiye kumuguza amafaranga nyine ujye kuyabaka ugiye kuyashaka ntayo wari ufite tuguhaye iminota 30 nutinda urasanga akazi twagashanze badukinishaga tujye kwiga abandi oya genda yaguze genda yaguze nurenze iminota 30 umva se iminota 30 urasanga akazi twagahaye abandi akazi ko muri Kigali karahenda wa mukobwa we genda yaguze kandi uyazane wishimye reka ngwace umva tubwire abaginga bose badukata mu kamubwira akantu kamwe mukobwa wundi arananutse mwese kayani kagufi ari kwica bose yaduye ariko ntabwo reka turya amafaranga cyatuzanye sa amafaranga se n'abatuba cyantuzanye Kigali nakufimura bituma kuyarya ndituba kwiba ubure wishyigiye nzwa izuba ari kwica ruhara rumeneka umuntu ushaka amafaranga tubakagamo tugende tujye gushaka abandi buretse uko tugende wowe ahubwo tube dushaka abandi naho bari n'abatuba 300 kandi akaduha barenzeho baratuze ko yarya tubigaramisha twagiye duce n'ahangati menyine asemwana bite ku magari kabenze Chamana gihe rero kamubwiza abizi twaturukanye tabagwe tuzi Kigali vuba ariko ndakumenyesha ko Randi Road ibintu ari kunkorera ntabwo bimeze neza rero nakubise imitwe hirya no hino nsanga na undi muntu akitabaza si wowe kivuruga tuziranye niwe twamenye muri Kigali dukorana ikiyede dukorana igikarani niwe bose twamenyanye kabisa dore nanjye umutwe wuzuye amabuno wuzuye amabuno kubera gukubita umutwe hirya no hino ndimo gushaka amafaranga nanjye narayabuze ubu umva nta kintu ndiho rwose nase uragira ngo Kigali nyipfe mu mwana ihanga imbabarira umurize nk'ibihumbi byasi ntasenga ubundi wari wajya guhakura ubuhura ngo wumve ukuntu bimera sine naho hakorera nabubona ko ntabona naho ushobora kujya guhakura ubuhura ugacukura ukagera nko muri santimetero 100 ngaho utarabugeraho niko rero nanjye ubu ngubu amafaranga yambereye na amafaranga mfite abe na make iyo megani y'abakiruri mu ncira ngo bigende bite kandi umukara twazagura nta kintu mfite twazagura hano epfo mu Kiderenga urimo wirenza amaburushete n'indaya zose ubizi ko twakuranye aho ngaho mu Kibare no mu Gaki hose twarakuranye wangurije ibihumbi 50 Randi Road nasorora nta mafaranga mfite mwa nahise uragira dore no ku kanyenyeri nushaka urebeho nahariho mwana kandi uzankenera umukene buri hose uzankenera kereka nkubwira uzankenera kandi nunkenera ukambura je nuzandenganya nese ubu uyu musatsi wabaye nk'uw'inyemba rusatsi wangurije amafaranga biragutwara nayo mfite wangurije amafaranga biragutwara twivangira mu biganiro nawe komeza ugiye warugiye kandi nje kureba inkuru murebe umuvugira nyine by'umugura vava turimo turaganira vuga cyane wangurije amafaranga none se ko urimo kumfata gutya nyine ndashaka kuza amafaranga nshaka muri 5 ariko hari amafaranga nari mfite kaze nyagoye nta kibazo aranuzuye akira ntago nirirwa mbasha ntabwo mwagiye mureka mwagiye mubana ko mwagiye mumenya kubana mwagiye kumwereka kubana uze kubana ubuse nurwara uyu mukobwa azagushyira ku mitsibo ndetse kubera none se kamobereye wowe wamobere asha ibintu by'iki gihe byabaye bitera ubu nurwara azaguheka ko azame nyine urakoze Yana we rwose sinzi kabisa dore nanjye nayo mfite do igendere nuko rakoze umwana nibyo nkoze ntabwo ari njye witabazaga bamaze kurwaye malariya nayo mfite mbese amego twateramye mvuye i Kigali nabi